buriya muri ubu buzima uzakunde umuntu ukubwiza ukuri akakubwira ibyahishwe, uwo muntu uzamukunde uzamugororere cyane. Nuko dutangiye filime yacu, tuyitangiye umukozi aza agashyira bosi ekuteri mu matwi amubwira uti ceceka ubundi wumve ibigiye kuvugirwa ahangaha, wumve uwo wita urubavu rwawe, uwo wita ubuzima bwawe bwa buri munsi. Umugore baramuhamagaye kuri telefone abwira umugabo we ati sheri, ati reka nitabe mama arampamagaye, reka tuvugane numve icyo anshakira. Sheri we aramubwira uti nta kibazo mwitabe. Arangije aramubwira ati mama uraho neza, wumve neza aha hantu ni umugabo we cyangwa se inshoreke ye imuhamagaye, ari kumuhamagara akamubwira uti tisheri uraho, nawe uti mama umeze ute, wiri ute. Arangije umugabo aramubwira ati wankereje cyane, ibihe byanjye nawe bigiye kuba byagenda nabi kuko uri kunkereza. Uyu nawe akita bavuga uti mama aturi kwa muganga, ati se byagenze bite, ati wakoze impanuka, ati se impanuka yagenze ite. Bosi nawe rwose akumviriza arimo arumva neza ibyo uyu mukobwa barimo bamubwira, ntago ari ibyo asubiza, arimo aravugana na sheri we ahubwo akamwitirira yuko ari kuvugana na mama we. Arangije umusheri we akamubwira uti ati gerageza uze urimo urankereza, we agasubiza avuga ati mama ati wakoze impanuka, ati uri kwa muganga, ati wavunitse akaguru, ati mana nyagasani, ati se ubu ngubu ndabigenzane, ati narindi mu rugo ndi kuganira n'umugabo wanjye, ati se impanuka yawe yabereye hehe. Umugabo akamubwira uti ati sheri, ati urabizi neza uratwite, ati urabizi neza uratwite, ugomba kuza tukajya kwipimisha. Uyu nawe akavuga uti ati mama ati hangane, ati ndaje nshaka uruhushya ubundi nkuzanire n'ingemu mbanze kuba nakwitaho. Mana nyagasani, umugabo aramwumviriza neza, ibyo ari gusubiza ntaho bihuriye n'ibyo uri kuvugira kuri telefone ari kumubwira. Ari kuvugana n'inshoreke ye amubwira uti wankereje, gerageza ubanguke tujye kwipimisha inda, ati njyewe mfite akandi kazi ngiyemo. Uyu nawe yatangiye gusaragurika cyane agaragariza umugabo yuko mama wiwe yagize ikibazo ari kwa muganga, ubuzima bwiwe buri mu kaga. Ariko mana, niba ukunda umuntu ujye umukunda bya nyabyo, niba utanamukunda umubwiza ukuri uve mu buzima bwe. Umukobwa yakomeje gutaka cyane ati mama, ati niwo nari mfite, ati niwo nari nsigaranye, ntabwo ibi bintu byakunda, ati umugabo wanjye turi kumwe, ati rwose nawe ari kubyumva, ndaje mite nza none ahangaha. Umugabo nawe akamubwira uti wunkereze, ati niwongera kunkereza ngewe ibi bintu byanjye nawe n'ubundi narakubwiye ngo indu yikuremo urabyanga, ntabwo njyewe ngomba kuba nagira ute nategereza aya mafuti yawe. Umugabo arimo aramukatira, uyu nawe akagaragariza umugabo wiwe yuko mama afite ikibazo, atangira gusaragurika, ari nako amubwira ati mama, ati nta mafaranga mfite, ati nta nubwo nzi ko neza umugabo wanjye yafite, ati ndaje mubwire ubundi nkusange kwa muganga, ati ndaje nitegure nakura uruhushya noneho ubundi mbe naza. Umugabo aratuje neza, ibyo ari kuvuga byose uriya mugabo bari kuvugana arabyumva neza, ariko icyo atazi uyu mukobwa nuko atabizi. Uyu mukobwa nawe yakomeje kuvuga uti ati sheri, ati mama yabyarangiye, ati akaguru kacitse, atari kwa muganga, ati ndakwinginze impa amafaranga, ati mpa amafaranga mbashe kuba nagenda najya kumureba kwa muganga. Uyu nawe yaravuga ati what, ati bimeze bite, ati mama yagize ikibazo, ati nukuri yagize ikibazo, yagize impanuka ari kwa muganga. Ati birababaje cyane kandi biteye n'agahinda, none se dukora iki? Ati icyo gukora nta kindi, ngomba kwitegura nkagenda nkajya kwa muganga, nkajya kureba mama we, nkajya kureba mama wanjye, ubundi nkareba niba hari icyo namufasha. Ati birumvikana cyane, ati nagufasha ariko tukajyana. Ati hoya, ati wowe byihorere, ati byihorere, reka njye kwitegura nzane bage, ati nta nubwo nirirwa noga. Ati sheri, ati ariko ati gerageza umbwire neza ikibaye nanjye mbashe kuba nasobanukirwa. Buriya
rwose ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na bose. niyo mpamvu natangiye mvuga ngo niba hari umuntu ukubwiza ukuri muri ubu buzima ujye umwubahira icyo. Wa mukobwa nawe yaje, cyangwa se umugore we rwose yaje avuga uti noneho mfasha rwose mama wanjye niwe nsigaranye, ubashe kuba byibuze wampa amafaranga nka miliyoni 5 ubundi njye kuba namuvuza. Ati yazme agiye kugenda aramubwira ati miliyoni 5, ati reka mbanze nziguhe nta kibazo, ati reka mbanze nziguhe, ati ariko hari akantu wibagiwe nabanza nkakaguha ubundi amafaranga nkayaguha. Umugabo warahamagaye. Nawe reba imbaraga ashyizemo kugira ngo ajye guhura n'uwo muntu. Uyu nawe aramubwira ati hari ikintu wibagiwe, ati wibagiwe ekuteri zawe, ati nari nzifite. Ubwoba bwaramwishe, ntabwo yumva neza yuko ibyo yavugaga byose, ibyo umugabo we yamubwiraga ko atwite n'ibiki byose, ntabwo yumva ko neza yabyumvaga. Ubwoba bwaramwishe. Mama we yavugaga ngo ari kwa muganga, nguwo nawe yahise ahagera aza ambwira ati mukobwa wanjye atumeze ute, ati amakuru yawe, ati naguhamagaye telefone yawe numva iri line bize uri kuyivugiraho, ntabwo nabashije kuba naguhamagara ngo mbikubwire. Mana nyagasani. Umugabo yarunamye areba akaguru ka mama we w'umukobwa, ati se ko mbona uri muzima, ati njyewe, ati bambwiye yuko yaraje aje kwa muganga, aje kugusura, aje kukurwaza, ngo akaguru kawe kashitse, ngo wakoze impanuka. Wibuke neza ibi nibyo yavugaga ajijisha, atazi nuko umugore cyangwa se ibyo umugabo yavugaga wamuhamagaraga yabyumvaga byose. Mana nyagasani. Yatangiye kubwira mama we amubwira uti avuye ahangaha afashe buri kimwe cyose, aje kwa muganga anyaka miliyoni 5 ngo aze abashe kuba yakuvuza kakaguru kawe kacitse. Umukobwa yabuze yacira n'ayamira rwose. Mama wiwe aratangara cyane, aramubwira ati njyewe nta handi hantu nigize njya. Uyu nawe akamubwira uti njye nkeneye ko nsobanurira aho yaragiye ndetse akambwira n'izo miliyoni 5. Ati muhungu wanjye, ati mbabarira rwose twicara ahangaha tubiganireho, njyewe ndi muzima nta kibazo nigize ngira, rwose wumve yuko njyewe ndakomeye, ndi muzima nta kibazo mfite, ahubwo ibyo bintu njyewe birantunguye cyane. Mama we umukobwa yatangiye kumufata amubwira uti mwicara ahangaha tuganire, mwicara ahangaha tuvugane buri kimwe cyose. Ese biragenda bite? Buriya ubu buzima umuntu yatagushaka ujye uva mu buzima bwiwe wigendera. Mba nahisemo filime nk'izi ngizi kugira ngo zibashe kuba zaguha inyigisho zabasha guhindura benshi, niyo mpamvu mpitamo gutya. Umukobwa rwose yaguye muri gakoco, ubuzima bwe bwose bugiye hanze. Icyo atazi neza ni uko umukozi byose ari we wabigizemo uruhare. Umugabo yakomeje kubwira umukecuru ati uyu mugore yarahindutse cyane, ntabwo akiri wa wundi, ni wa mugore ugenda amajoro akagaruka amajoro, akagenda nkayoberwa iyo yagiye, ntambwira aho yagiye, akaza bikerewe, akazi nta kigakora. Ati mama, ati rwose ibi navuga, ati ntago ari byo, arambeshyera cyane. Ati njyewe, ati umuntu arampamagaye ambwira yuko wagize ikibazo uri kwa muganga, ati rwose niyo mpamvu nari mbwiye umugabo wanjye, ati ngiye kukureba, ati nje kureba buri kimwe cyose, nje kureba niba uri muzima cyangwa uwo muntu ari kumbeshya. Ati njyewe nta wundi mutima mubi, ati umugabo wanjye ndamukunda cyane, ati nta nubwo nakubeshya. Umugabo we ibyo avuga arimo arabeshya cyane rwose. Uwo bavuganaga yabyumvaga buri kimwe cyose. Umugabo yatangiye kurakara ashaka kumukubita kugira ngo amubwire ati wagakorewe wakagorewe, ndakwiyamye ntumbeshyere. Umama we akamubwira uti wirwanire mu maso yanjye, ati buri kimwe cyose, ati ndava ahangaha gikemutse. Umumama yatangiye kubwira umukobwa we amubwira uti ni amakosa cyane, ati uwo muntu se kuki ngiye utanyihamagarije, uyu umugabo nawe atangira kubwira umukecuru, ari nako asobanura n'uyu mugore we, ati izi ni ekuteri ziwe, ati izi koteri si izawe, ati ni izanjye, hanyuma rero nizo wumvira
wumviragamo cyangwa se n'izo witabiragamo, kamwe nari nkafite mu matwi yanjye, ibyo wavugaga byose nabyumvaga. Ibyo umugabo yakubwiraga ntabwo ari ibyo wavugaga ku munwa wawe, ibyo mwavuganaga byose ntabyumvaga, niyo mpamvu utagomba kongera kubeshya. Ari nako amukubita amubwira uti ujye ukinisha bene wanyu, ati ngiye nahita nanakwica, ati ubundi ngiye ubunyinisha ubona ngana nawe. Mana nyagasani, abagabo nk'aba baba bahari ndetse n'abagore nk'aba baba bahari muri ubu buzima. Tubayeho mu buzima butandukanye. Mama wiwe yakomeje kumubwira ati narinje kubasura, mureke kurwana dukemura ibibazo. Umugabo akamubwira ati witonde neza, ati njyewe ahangaha ndi iwanjye, ati kandi ibintu byose numvishe birahagije kuba njyewe narakaye, ati nagakoze ibirenze ibingibi, ariko yikomeza gusonga kujomba igisebemo igiti, nareke kumbabaza, areke niba ashaka kuva mu buzima bwanjye agende, areke kunsahura ambwira ngo mama wiwe ararwaye. Ibaza umuntu ubasha kuvuga ngo mama we ararwaye, yavunitse akaguru, ibaza icyo kintu. Yarangiza akambwira ati nimuhe miliyoni 5. Nkamubwira ati reka tujyane njye kureba mama wanjye abashe byibuze kuba nareba uko ameze, akanga. Ibi bintu byose njyewe ndabireba nkabyitegereza, nkabona yuko harimo ikibazo cyane. Niba atanshaka reka njyewe nawe dutandukane, acukwe nanjye ncukwanjye, kuko ngiye sinyimukeneye mu buzima bwanjye. Uyu munsi ni wo wa nyuma w'ibintu byose. Nari naravuze yuko nzabikubwira, ariko noneho mbikubwiye imburagihe, nawe uhari, nawe uhibereye. Ubwo ikibazo cyajemo wowe akaba ari ngombwa ko bakujyana mu bitaro, nawe ubwawe noneho ubu wanyumva ukumva neza agahinda kanjye, ukumva kwihangana kwanjye. Nagiye nkuhamagara ati ndaye ngiye nyine, umugore ntabwo nzi ahantu yagiye, ibyo byose ukabimenya, kandi ntabwo wigeze uganiriza umukobwa wawe byibuze ngo umuhane. Warambwiraga tuzabikora. Ibyo rero ngiye kubitegereza, ati ngiye rwose ndarambiwe, ati ngiye nta gatuza mfite, na umugore ntabwo nkunda, ntabwo nshaka nanjye hari abazankunda bakanyitaho bakambera urubavu rwiza. Nashatse uyu mugore, nashatse uyu mukobwa wawe, nakwizeje yuko ubuzima bwe n'ubwanjye bizaba amahwi, nkamuha buri kimwe cyose ashaka. Ariko kugeza ubu ngubu ngewe ntawe nyikeneye mu buzima bwanjye. Ibyo nawe akoze bimubera isomo, n'ikindi gihe nagende asange uwo nguwo. N'ikibabaje kinateye agahinda nuko yaragiye hehe, yaragiye ngo kwipimisha inda twite. Ibyo byose ngiye sinari mbizi, kuko ekuteri nizo zibaye zampa buri kimwe cyose. Umukozi niwe ubashije kuba yaza amereza ka ekuteri nkashyira mu matwi, mbasha kuba nakumva. Sinari buzigere menya ibi bintu byose. None nawe uhisuhurirana nabyo. Umukobwa yatangiye kurira, yatangiye kumva ibisobanuro byose, yatangiye kumushyira hanze. Ubuzima bwe bwose arabwandagaje. Buriya muri ubu buzima hari umuntu uza mu buzima bwawe ashaka kubwangiza. Ujye ucunga neza gahunda uwo muntu afite mu buzima bwawe. Umugabo yakomeje kumushyira hanze amubwira uti guhera ubu ngubu nuva aha ngaha umukobwa wawe uze kumutwara, kuko nawe ntikeneye kubana nawe, agende abane n'uwo muntu wamuteye inda atwitiye. Bari bagiye no kwipimisha, ibyo byose ntabwo yari abizi ko mbizi. Aratwite kandi ntabwo ari njye atwitiye. Uwo mugabo bari bagiye kujya kwa muganga ngo bajye kwipimisha, ngo nibarangiza ngo banagende bajye kuryoshya, bajye gukora ibyo bakora. Njyewe rero neva ndanakwiyamye wa kigore we, uhita uva mu buzima bwanjye ugenda ujye kubyara icyo kigabo. Njyewe ibyo bintu ntabwo mbishoboye rwose, nta nubwo nzabyongera. Ati nta nubwo nzongera kwitwa umugabo wawe. Disi uyu mukecuru arababaye cyane, amubwiye buri kimwe cyose, amubwira ati wa mwana we, ati ko ari wowe wenyine mfite, ati ko nakubakiye nkaguha buri kimwe cyose ushaka, ariko ukaba unaniranye koko. Ati mama, ati mbabarira, ati nibyo. Mama yaramubajije aramubwira ati uratwite? Ati ndatwite. Ati nkwitiye rwose uwo mugabo. Niko kuri rwose, ibyo bintu niko kuri rwose. Umumama yarababaye cyane, agahinda
karamwica, yabura aho acira n'ayamira, avuga uti ndatengushywe, ati ndatengushywe rwose. Umugabo nawe koko rwose akimara kubikomfirima, umugore akimara kubikomfirima ko atwite, yarwaye umutwe, arazubara, abura aho ajya. Buriya ibibi birarutana rwose. Iyo umuntu avuze ikintu uba ukeneye ko na nyiracyo abikomfirima, akabishyiraho rwose umucyo. Nawe arabyemeye, ati ndatwite, ati rwose twari tugiye kwipimisha. Umumama yarababaye cyane, agahinda karamwica, ati uyu mugabo atubuza amahirwe akomeye cyane, ati uyu muntu ni umuntu mwiza, waramwuzaniragaho abandi bantu ahangaha, buri kimwe cyose. Ati ngewe yarabimbwiraga, nkamubwira uti bizashira kandi bizarangira. Umumama rwose w'umukecuru akomeza kubwira uyu mukobwa, ati ngewe ntacyo ntagukoreye, ati ndanakwiyamye n'ikindi gihe muri ubu buzima bwanjye urabwangije, unsajishije nabi warwana we. Ati nta kintu cyose, buriya Imana rwose ijya idufasha tubane neza. Umukecuru yararize, agahinda karamwishe, ari nako umugabo abwira umugore ati va ahangaha ugende, ati sinkukeneye, ati va mu buzima bwanjye ugende, ubabaje mama wawe, ubabaje njyewe, ubabaje n'umuryango wose, ubaye ikirumbo. Mureke tujye tureka kuba ibirumbo, rwose dukore neza, twubahe Imana. Ari nako umukecuru amubwira ati mubabarire basi ntabwo azongera. Ari nako umugabo amubwira ati uramenye njyewe, ati nafashe umwanzuro, ati narakuregeye, ntabwo wigeze umuhana, ati niba waranamuhanye akakunanira, ati nicyo gihe njyewe ndahakanye izina ry'Imana yo mu ijuru, uyu mugore ndamukarabye, nta n'ikindi gihe nzongera kumva yuko agomba kugaruka mu buzima bwanjye. Uyu mukecuru yaravuze uti reka njyewe nigendere, ati reka mva ahangaha nigendere, njyewe rwose ibintu birandenze, mwabana mwe, ati mwabana mwe rwose ibintu byose birananiye. Umukecuru yabwiye umwana we, aramubwira ati warwana we, guhera ubu ngubu ndaguciye mu muryango, ntuzigere uzi iwanjye, ati ntuzigere weteta uzi iwanjye uvuga ngo nje kwa mama, kuko rwose aha niho mu rugo, niba hakunaniye n'ubundi buzima bwawe ugende usange urwo rugabo rwaguteye inda. Umumama rwose yaramukatiye neza cyane. Umukobwa amusaba imbabazi, aramubwira uti mbabarira mama, ati niwe mfite wintererana. Ari nako uyu mugabo amubwira uti ndakwiyamye, ati fata kariya gakapu kawe aho wari ugiye ukomeze ugende, n'ibyo wari ugiyemo ukomeze ubikomeze, ati niyo mahitamo yawe wakoze rwose. uko yari yapakiye ni nako ahise agenda, ati sanga uwo wagutenda, njyewe ntabwo nkigukwiriye, sanga aho muberanye, njyewe ntabwo ndi kuri levo yawe. Ariko se Mana, ingo z'uyu munsi nuko zisigaye zimeze. Niba ugeze ahangaha washimye iyi video, kora subscribe, ukore na like, ukore na share, uyisharinge. Ibi bintu bireze muri ubu buzima bwacu, ubundi tubashe kuba twabona isomo turisangire rwose. Mitamo filime nk'izi kugira ngo ubashe kuba wakwiga, ubashe kuba wamenya byinshi. Tubabwira ngo uyu mugabo arababaye cyane, ari nako avuga ngiye gukora ubuzima bwanjye bwose, ntabwo nzongera kwizera umuntu.